Nongeye kubasuhuza bakunze ba Authentic Christendom TV. Bivuze ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini, itekinika ry'abapfapfa. Nijye Dr. Symphorien bakiriho, ndi kuvugira hano i Texas. Uyu munsi tariki 24 z'ukwa gatandatu 2024. Ubwo rero nkuko nsanzwe nyine mbibabwira ko imwe mu nshingano cyangwa se mu ntego z'iyi sheni ni ukwamamaza ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini y'abapfapfa. Hamwe n'ibyo rero kuri uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ku bijyanye n'abapfapfa. Iri jambo rero ririmo titire eshatu cyangwa se imitwe itatu cyangwa se ingingo eshatu nkuru. Ingingo nkuru iravuga, ingingo ya mbere iravuga iti Yesu yandikaga iki mu mukungugu. Ingingo ya kabiri ikavuga iti mu bihe by'ubuhenebere abapfapfa bakoresha ijambo ry'Imana nk'intwaro y'ubugizi bwa nabi. Ingingo ya gatatu ikavuga iti ihene mbi ntawe uyirereraho iye. Mbibutse ko ahangaha niho uvoma ijambo ry'Imana ryimbitse mu buryo bw'umwuka n'uburyo akademiki. Tugere gusoma ubutumwa buri muri Yohana ibice 8 umurongo wa 1 kugeza 11, kuko niho izi ngingo eshatu tumaze kubabwira zose zikubiye. Yesu yandikaga iki mu mukungugu. Mu bihe by'ubuhenebere abapfapfa bakoresha ijambo ry'Imana nk'intwaro y'ubugizi bwa nabi. Ihene mbi ntawe uyirereraho iye. Byose turabisanga muri Yohana ibice 8 umurongo wa 1 kugeza uwa 11. Reka duhite tuhasoma twihuse. Haranditse ngo Yesu ajya ku musozi w'iminzenzi. Umuseke ukebye agaruka mu rugo rw'ingoro y'Imana. Abantu bose baramusanga maze yicara atangira kubigisha. Abigishamategeko n'abafarisayo bamuzanira umugore wafashwe asambana, bamuhagarika hagati yabo. Baramubwira bati mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu mategeko ya Musa yadutegetse kwicisha amabuye abasambanyi. Mbese wowe urabivugaho iki? Ku murongo wa 6, ibyo babivugiraga kumutegera mu byo avuga ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yesu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki hasi. Murongo wa 7, abonye ko bakomeje kumuhata ibibazo, Yesu arunamuka arababwira ati udafite icyaha muri mwe aba ari we ubanza kumutera ibuye. Naho nuko arongera arunama akomeza kwiyandikira hasi. Nabo babyumvise batyo bagenda umwe umwe uhereye ku bakuze, basiga Yesu wenyine na wa mugore akiri aho yari ari. Yesu arunamuka aramubaza ati mugore, ba bandi bari he? Ese nta n'umwe waguciriyeho iteka? Nawe aramusubiza ati ntawe mwigisha. Nuko Yesu aramubwira ati nanjye nta teka nguciriyeho, genda uhereye ubu ntuzongere gukora icyaha. Bakunzi ba Authentic Christendom TV, ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'abapfapfa, itekinika ry'amadini y'abapfapfa, nta tugiye kuganira. Hariho wakwibaza utese ubuhenebere ni iki? Ubuhenebere mu cyongereza bwita spiritual death.
cyangwa se mort spirituel mu cyongereza. Urupfu mu by'umwuka. Gupfa mu by'umwuka bishobora kuba individuel cyangwa se umuntu ku giti cye cyangwa agatsiko k'abantu cyangwa ku rwego rw'igihugu. Abantu bapfuye mu by'umwuka baba ari imbata z'ibyaha cyangwa abaja b'ibyaha. Naho igihugu cyapfuye mu by'umwuka kiba ari indiri y'ibyaha bishyigikiwe na leta. Muri ubu butumwa bwo muri Yohana 8:1-11 harabonekamo ubuhenebere bw'agatsiko k'abafarisayo bakoresheje ijambo ry'Imana ngo bagushe Yesu mu mutego. Bigeze gushaka kongera kubikora kandi igihe bamushakaga kumutegera ku misoro nk'uko biri muri Mariko 12:14. Muri ubu butumwa ushobora kwibwira ko abafarisayo bari bagambiriye kwicisha amabuye umugore bafashe asambana, ariko siyo mpamvu nyamukuru. Amategeko bagenderagaho icyo gihe ni menshi, 613, ntabwo ari ayandi 10 dusoma. Icyo gihe bari bafite amategeko 613. Bibiliya rero bivuga ko abasambanye muri ayo mategeko bombi bagombaga kwicwa. Nyamara bazaniye Yesu umugore gusa, umugabo baramusiga. Reka twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Usome mu Abalewi ibice 20 umurongo wa 10. Abalewi 20 umurongo wa 10 yanditse ngo umuntu nasambana n'umugore wundi bombi bazicwe. Nguko uko amategeko yabo icyo gihe yavugaga, bombi bagombaga kwicwa. Hanyuma tugiye no mu gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugururamategeko mu kinyarwanda cy'ubu ngubu, 22:22 haravuga ngo umugabo nafatwa aryamanye n'umugore w'undi mugabo bombi bazicwe, bityo muzakure ikibi muri Isirayeli. Aho ni mu gutegeka kwa kabiri ibice 22 umurongo wa 22. Nk'abahanga mu by'amategeko ntabwo ibi dusomye bari babiyobewe. Hari ikindi bari bagambiriye. Bitabaye ibyo, kuzana umugore wenyine bagasiga umugabo, ni ukuvuga ko abafarisayo ubwabo bamuzanye bari bishe itegeko, kuko bagombaga kuzana bose nk'uko mumaze kumva mbisoma. Kuba barasize umugabo ni ikimenyetso ko icyari kigambiriwe ko ari uguta Yesu mu mutego bitwaje uriya mugore, nk'uko twabisomye ku murongo wa 6 mu butumwa bwa Yohana igice cya 8, umurongo wa 1 kugeza uwa 11. Ku murongo wa 6 bavuze ko bari bagambiriye guta Yesu mu mutego. Wari umutego kubera ko bateze Yesu kugira ngo niyanga kwemeza ko uwo mugore yicwa bifatwe nk'ikosa ryo kwica itegeko rya Mose, nk'uko nyine tubisomye hariya mu gutegeka kwa kabiri no mu Balewi. Iyo Yesu yemeza ko uwo mugore yicwa kandi nabwo byari kuba icyaha, kuko yari kuba yishe itegeko ry'abavantara, abaromani b'icyo gihe bari barafashe Isirayeli ku ngufu, kuko nta Mwisirayeli wari wemerewe kwica umuntu. Reka tubisome muri Yohana ibice 18 umurongo wa 31. Yohana 18 umurongo wa 31 haranditse ngo, Yohana 18:31, Pilato arababwira ati nimube ari mwe mumujyana mumucire urubanza mukurikije amategeko yanyu. Abayahudi baramubwira bati ntidufite uburenganzira bwo kugira uwo twica. Abavantara bose ni bamwe, baba bemerewe kwica, ariko nta wundi wemerewe kwica. Ntabwo rero abayahudi bari bemerewe kwica umuntu ku ngoma y'abaromani, ngoma y'abavantara.
Ibi rero abafarisayo n'abanyamategeko bakoze ngo bagushe Yesu mu mutego ni ikimenyetso cy'ubuhenebere. Aho muzabona ibintu byo gutegana imitego bikorwa n'abiyita abakozi b'Imana, leta ikinumira, mujye mumenya ko icyo gihugu kiri mu buhenebere. Ntabyo mubona aho mutuye. Abafarisayo n'abanyamategeko bakomeje guhata ibibazo Yesu, ariko Yesu yabashobojwe no kwicecekera, ahubwo atangira kwandikisha urutoki mu mukungugu. Kugeza ubu nta mushakashatsi cyangwa se aberekwa bari bashobora gutahura ibyo Yesu yandikaga n'urutoki mu mukungugu. Icyo benshi bahurizaho ni ibyanditse mu Kuva ibice 31 umurongo wa 18 no mu Gutegeka kwa kabiri ibice 9 umurongo wa 10, kuko havugwamo Imana yandikisha amategeko urutoki. Bakagerageza kubihuza n'uko nyine Yesu nawe yandikishaga urutoki mu mukungugu. Indi proposition cyangwa ukundi kugenekereza kuri muri Yeremiya 17 ibice 13. Reka naho twumve uko havuga. Yeremiya 17 ibice 13. No, Yeremiya 17 umurongo wa 13. Haranditse ngo Uhoraho uri ibyiringiro bya Isirayeli, abakwimura bose bazakorwa n'isoni, bazayoyoka nk'amazina yanditswe mu mukungugu, bazayoyoka kuko bakwimuye wowe Uhoraho, ni wowe soko y'amazi y'ubugingo. Birashoboka ko Yesu yanditse mu mukungugu kugira ngo byibutse abafarisayo, kuko bari bazi ibyanditsemo hariya, abibutsemo ibyari byanditsemo ko mu kanya gatoya itekinika ryabo bari barimo ryari rigiye guhinduka ubusa nk'amazina yanditse mu mukungugu. Ibi bijya gusa n'igisubizo Umwuka Wera yampaye mu kanya gato cyane ubwo nari ndi gutekereza kuri iri jambo. Umwuka Wera yampaye ubutumwa, yampaye igisubizo mu Migani 26 umurongo wa 4 kugeza wa 5. Njyewe nicyo gisubizo nabonye, niyo mpamvu nabonye icyo Yesu yandikaga mu mukungugu kiri mu Migani 26 umurongo wa 4 kugeza wa 5. Nawe nutekereza kuri jambo ukagira Umwuka Wera akajya kwigisha guhishurira, uzagisangiza abandi. Igihe cy'Umwuka Wera yampishuriye kiri mu Migani 26 umurongo wa 4 kugeza wa 5, ku bijyanye n'ibyo Yesu yandikaga mu mukungugu yandikisha urutoki. Ntugasubize umupfapfa ukurikije ibyo avuga, utazavaho umera nka we. Ntugasubize umupfapfa, ujye usubiza umupfapfa ibihuje n'ubupfapfa bwe, hato atazibwira ko ari umunyabwenge. Reka nsubiremo banza hari ntabisomye neza. Iki ni igisubizo Umwuka yarampaye yampishuriye ku bijyanye n'ibyo Yesu yandikaga mu mukungugu, ibyo turi kuganiraho. Ntugasubize umupfapfa ukurikije ibyo bavuga, utazavaho umera nka we. Ujye usubiza umupfapfa ubihuje n'ubupfapfa bwe, hato atazibwira ko ari umunyabwenge. Njyewe ni Yesu yampishuriye, Umwuka Wera yampishuriye ku bijyanye n'ibyo Yesu yandikishaga urutoki mu mukungugu igihe abapfapfa bari bari kumuhata ibibazo. Iyo Yesu adasubiza abafarisayo n'abigishamategeko, bari kugira ngo ni abanyabwenge, kandi Yesu igisubizo yabahaye cyagaragaje ko ari abapfapfa. Abapfapfa bagoreka ijambo ry'Imana bagamije kugirira nabi abakozi b'Imana nyabo. Hari abahanuzi bacecekeshejwe tutacyumva. Abo babacecekesheje ni abapfapfa bagoreka ijambo ry'Imana. Aba bapfapfa kandi bahorana intosho cyangwa amabuye yo gutera abandi bibwira ko ari bo banyakuri.
hari aho abapfapfa bitwaza umubatizo babatijwe bagatera amabuye abatarabatijwe umubatizo nk'uwabo. Muri bibiri na cumi na gatandatu nabatijwe muri Yorodani muri Isirayeli. Byaba ari ubupfapfa ntangiye gutera amabuye abantu bose batabatijwe muri Yorodani. Ni ubupfapfa kuba warabatijwe mu mazi menshi ariko ugahoza ku nkeke utera amabuye ababatijwe ku gahanga. Kubatizwa ni uguhinduka ukaba icyari mu gishya muri Yesu Kristo. Guhinduka bigaragarira mu mbuto twera nyuma yo kubatizwa, waba wabatijwe mu mubatizo w'amazi menshi, umubatizo wo ku gahanga cyangwa uwo muri Yorodani. Hari abandi bapfapfa bahorana intosho zo gutera abadasenga ku wa gatandatu cyangwa abadasenga ku cyumweru. Bya nabyo ni ubupfapfa. Abo ku wa gatandatu bati abo ku cyumweru basenga izuba. Abo ku cyumweru bati abo ku wa gatandatu nabo bagengwa n'amategeko, kandi abafarisayo bagengwaga n'amategeko twabonye ko bari abapfapfa. Bati duheshwa agakiza no kwizera Yesu Kristo gusa. Bakongeraho bati Yesu niwe sabato. Ariko waba usenga ku cyumweru, waba usenga ku wa gatandatu, waba wiriza iminsi 7 munsi y'urutare cyangwa n'iminsi irenze 7, waba uvuga ishapure yose mu mutwe cyangwa uvuga indimi zitumvikana zidasobanutse, zidafite ibisobanuro, ibyo ukora byose, imbuto wera nizo Yesu areberaho kutari umupfapfa nk'abafarisayo cyangwa abigisha amategeko. Tekereza kuba uri mu gatsiko k'abantu bitwaje intosho zo gutera kanaka, mumwagiriza cyangwa se mumushinja icyaha runaka, bikarangira muri kunyonyomba kuko namwe mutari shyashya. Yesu amaze kwemeza abafarisayo n'abigisha amategeko ko atari shyashya, batangiye kunyonyomba bahereye ku bakuru muri bo. Ahantu muzabona umuco w'ubugizi bwa nabi wahawe intebe, abategetsi nyine abakuru b'ibihugu, abakuru b'amatorero n'abakuru b'amadini, abakuru baba babiri inyuma, kuko batabari inyuma babihagarika, bakabirwanya, bakabyamagana. Igihe kizajya rero abo bakuru bimika ikibi, bakorwe n'isoni, banyonyombe nk'abafarisayo n'abigisha amategeko. Isomo ryanjemo ngisoma ubu butumwa ni ukuntu Yesu ahangayikishwa n'umutekano w'ubuzima bwacu n'umutekano wa roho zacu. Akenshi twita ku mutekano w'ubuzima bwacu tukirengagiza umutekano wa roho zacu. Yesu yarabanje ashakira uyu mugore umutekano w'ubuzima bwe, amukiza abari bagiye kumwicisha amabuye bamuziza kwica amategeko kandi nawe atari shyashya. Hanyuma Yesu akurikizaho kumusaba kwishakira umutekano wa roho ye, ati genda ariko ntuzongere gukora icyaha. Yesu yakurinda abicanyi b'umubiri ariko ntiyakurinda ibyica ubugingo, kuko ntiyakwihana mu cyimbo cyawe. Yesu aguha amahirwe nk'uko yahaye uriya mugore, ati genda ariko ntuzongere gukora icyaha. Wumva ubu butumwa uyu munsi, Yesu aguhaye amahirwe ngo ihane. Niyo mahirwe ubonye uyu munsi. Aya ni amahirwe ubonye uyu munsi. Yesu yakurokoye impfu z'umubiri zitandukanye, ariko ugomba kwishakira umutekano wa roho yawe. Nta yindi formule. Genda ariko ntuzongere gukora icyaha. Ni ukuvuga ngo roho zacu ziba zitekanye iyo dutunganiye Imana. Gutunganira Imana si ukuba marayika, ahubwo ni ukugira agahinda nk'ako Imana iterwa n'ibyaha dukora. Ako gahinda kakadutera kwihana. Ibyo bita mu Cyongereza the sorrow of God. Wabisanga mu Bakorinto ba 2:7-10. Muvandimwe, uterwa agahinda n'icyaha ukihane, roho yawe
ihorane umutekano, nta mutima ugucira urubanza. Mbese nta mutima ugucira urubanza wowe uri kunyumva? Kwihana niwo muti n'urukingo. Muri iki gihe hari abakuru b'amatorero n'amadini bahugiye muri dusigasire ibyo twasahuye, bakabyita ibyo bagezeho, bakirengagiza umutekano wa roho zabo. Bagendana intosho zo guhungeta abasahuwe babashinja ibyaha by'ibicurano. Ntaho bataniye n'abapfapfa b'abafarisayo n'abigishamategeko twasomye mu butumwa bw'uyu munsi. Muri Yohana 8 umurongo wa 11. Bazabona ishyano abahungeta basahuwe ngo basigasire ibyo basahuye. Umunsi umwe Yesu azashyira ubupfapfa bwabo hanze ahereye ku bakuru muri bo, maze amazina yabo yandikwe mu mukungugu. Bateye agahinda we. Umukuru mu bapfapfa ati: nta bahunga, nta bicwa, nta basenyerwa. Ngubu ubupfapfa bwujuje ibyangombwa. Ngubu ubupfu mu by'umwuka, spiritually dead. Uyu ni umupfapfa wapfuye mu by'umwuka, yambaye ikanzu y'ubukaridinali. Tekereza kuba uri umugatolika uzi urupfu rwa Kizito Mihigo, ukaba uzi urupfu rw'umunyamakuru Ntwari Williams, uzi uburyo bishwe abo bose, ukaba uzi isenyerwa ryakorewe abaturage bo muri Kangondo, ukaba uzi ifungwa rya Idamange, ukaba uzi ifungwa rya Karasira, ukaba uzi ifungwa rya Cyuma Hassan, ukaba uzi ifungwa rya Nsengimana Theoneste, ukaba uzi ifungwa rya Rashid Hakuzimana n'abandi benshi, ukaba uzi ihunga rya Bicahaga Budara, ukaba uzi ihunga ry'umunyamakuru wa Yesu w'Imana wahunze ejo bundi nta n'ukwezi kurashira, ahari niba banza nta kwezi kuranashira. Hanyuma ugasubira gutega amatwi, ugasubira guterana, ugasubira ku cyumweru ukajya gutega amatwi ubutumwa bw'umupfapfa. Umupfapfa wapfuye mu by'umwuka. Icyo gihe nawe uba ubaye umupfapfa. Ihene mbi ntawe uyirereraho iye. Nimugendere kure abapfapfa, abapfu mu by'umwuka bayoboye za paruwase zitandukanye, ariko bavuga iby'ubupfapfa, bakora iby'ubupfapfa, bati nta bicwa, nta bahunga, nta basenyerwa. N'ibyo muri kubona biri kuba biteye ubwoba. Mwirengagije ibyo, mugakomeza kujya gutega amatwi ibyo bigisha, ni ukurya uburozi nk'ubureba. Ibyo nabyo ni ubupfapfa. Azabona ishyano umupfapfa ugoreka ijambo ry'Imana ngo asigasire ibyo yasahuye, ariko azabona n'ishyano ugendera mu nzira z'abapfapfa. Reka dusome muri Matayo ibice 23 umurongo wa 13 kugeza 14, mu gusoza twumva icyo Umwuka Wera abwira umupfapfa mukuru wapfuye mu by'umwuka agapfira mu ikanzu y'ubukaridinali. Matayo 23 umurongo wa 13 kugeza wa 14 handitse ngo: muzabona ishyano mwandyarya mweza abigishamategeko n'abafarisayo, kuko mukingirana abantu mukababuza kwinjira mu bwami bw'ijuru, ubwanyu ntimwinjire, kandi abashaka kwinjira mukabakumira. Muzabona ishyano mwandyarya mweza abigishamategeko n'abafarisayo, kuko murya
ingo z'abapfakazi, nyamara mukiha kuvuga amasengesho y'urudaca. Nicyo gituma muzacirwa urubanza rukaze kurusha abandi. Uriya mupfapfa uvuga ko nta bicwa, nta basenyerwa, nta bahunga, kandi aribyo bikorwa gusa, azacirwa urubanza rukaze kurusha urw'abandi. Ariko nawe umutega amatwi ukajya muri paruwasi ye kumva ibyo avuga, nawe ufite urubanza. Soma muri Zaburi ya mbere wumve icyo hakubwira. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Bakunzi ba Authentic Christendom TV, ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abapfapfa bapfuye mu by'umwuka, reka dufatanye gusenga Imana. Urakoze Yesu kubwo guhangayikishwa n'umutekano w'ubuzima bwacu na roho zacu. Yesu umwami n'umukiza wa kwizera, twigishe kwihana bituvane mu bupfapfa maze roho zacu zitekane. Bisabye mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen. Mugire amahoro y'Imana, mwirinde kuba abapfapfa, bakunzi ba Authentic Christendom TV, ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'abapfapfa bambaye amakanzu y'ubupasitori.